umaze igihe uhisha ibikugize kubera ko ukeka ko biteye isoni cyangwa bitari byiza, ariko mu by'ukuri abakobwa bamaze igihe bakurambiwe kubera ukuntu uhora wihisha cyangwa wigira nk'aho uri umuntu urenze cyangwa umuntu w'igitangaza uba uri wenyine, ndetse bashaka yuko uba umuntu usanzwe, kuko wemeza ibintu utinya cyangwa utikundaho nibyo agukundira cyangwa abakobwa bagukundira. Rero rekera kwihisha aho gutangira ukomeze ubeho. Rero uno munsi tugiye kuvuga ku bintu abakobwa bakunda ku bahungu, ariko abahungu bakaba bakeka ko biteye isoni cyangwa byabasebya. Icya mbere, reka guhisha twa tuntu ukunda gukora nk'iyo uri gukina tugushimisha nk'imikino runaka, wenda ni imikino y'abana, ni imikino ya video games cyangwa imikino yo kuri mashini cyangwa ibindi bintu byose ukunda ukabyinjiramo wese, ariko ugatinya kubyerekana kubera ko ukeka ko abantu baguseka. Umukobwa ntabwo akeneye ko ukora ibintu bitangaje gusa, icyo akeneye ni uko hari ikintu ukunda gukora mu gihe uri kuruhuka cyangwa ufite umwanya cyangwa wishimisha. Ubutaha umukobwa nakubaza ibyo ukunda, ntukabure ibyo uvuga cyangwa ushaka ibyo ubeshya cyangwa uhindura ikiganiro, bimubwire. Ntago azakujajinga cyangwa gucishamo ijisho, kubera ko arashaka kumenya uwo uri we nyawe, atari wa muhungu uhora werekana ko arenze. Icya kabiri, ibiganiro bisekeje gutinya kubiganiraho cyangwa kubizana kubera ko ukeka ko adashaka kubikunda, ariko abakobwa baba bashaka kugira ibihe byiza no kwishima. Ushobora gukeka ko ikintu ugiye kuvuga atari bugikunde, ariko abakobwa ibi ngibi nibyo baba bashaka. Abakobwa barambiwe abahungu bahora bashaka kubatsindira, bigira abantu b'ibitangaza, bigira abo batari bo, bashaka guhora basa neza cyangwa bari ibitangaza. Barashaka no kubona uwo uri we nyawe. Rero ntugatinye kumubwira utuntu dusekeje kandi kutubugoryi. Rero iyo ubikoze cyangwa iyo ugiye kubivuga cyangwa wanabivuga ukabona arasa nk'aho atabyumvishije, utangira gusaba imbabazi nk'aho ukubise inyamaswa cyangwa ukubise umwana. Icya gatatu, gukunda abana cyangwa inyamaswa. Tuvuge ko uri ahantu hari abana, none umwana akaguha igikinisho, ugatangira gukinana nawe, umwereka uburyo bagikinisha, umusetsa, cyangwa ukaba uri ahantu hari inyamaswa nk'imbwa ugatangira kuyikinisha, noneho ukareba hejuru ugatangira kwiyumva nk'aho ufite isoni ndetse biteye ikimwaro, kuko utumva ko ari imico y'abantu bakuru cyangwa y'abagabo, ariko uribeshya cyane. Iyo ubonye umugabo ufite umutima mwiza akina n'inyamaswa cyangwa n'abana, ni ibikwereka ko ari umuntu mwiza. Ibi byereka muri umukobwa ko uri ufite umutima mwiza, uri umuntu yabana nawe ndetse uri umuntu mwiza. Urakeka ko biteye isoni gukina n'abana cyangwa n'inyamaswa niba uzikunda? Oya, ahubwo uri umuntu kandi ufite umutima, kandi ibyo ngibyo uba uri kwerekana ubuntu bwawe. Wowe ibera umuntu utuma abana baseka ndetse n'imbwa zikumva zishimye. Icya kane, kwerekana amarangamutima yawe. Tuvuge ko uri kureba filime hanyuma ukarira, cyangwa wavuga kuri mama wawe cyangwa nyogokuru wawe wapfuye ugatangira kurira, nyuma ukabitekerezaho ugahita utangira kuzana ibintu bisekeje cyangwa uhindura ikiganiro cyangwa ibyo wari urimo kugira ngo abantu bataguseka cyangwa batakubona nk'umunyantege nke. Ariko rero abagore cyangwa abakobwa ntabwo bashaka amarobo cyangwa ibyuma. Kurira uri kureba filime, ibyo ntabwo ari intege nke. Iyo weretse umukobwa intege nkeya zawe cyangwa akabizibona, bituma akwiyegereza cyane ndetse akagukunda cyane. Aha ngaha aratekereza ati uyu muhungu afite amarangamutima ndetse afite umutima. Ubutaha ntukabisabire imbabazi, ujye uba uwo uri we. Icya gatanu, guteka ndetse no gukora ibindi bintu nk'amasuku n'ibindi. Abakobwa ibi ngibi barabikunda kubera ko byerekana umuhungu ugira isuku, umuhungu uzi kwiyitaho, ushaka kwitekera, ushaka kumutekera igihe yarwaye ndetse n'ibindi. Umukobwa ntabwo ashaka kuba nyoko. Biramunyura iyo abona uri umuhungu ufite urugo, umuntu yabamo, ufite isuku ndetse agashobora kwiyitaho, biramunyura. Umukobwa kukubona uri guteka ntabwo byerekana intege nke, ahubwo biramunyura. Icya gatandatu, gusaba ubufasha cyangwa kwemera yuko hari ikintu utazi. Wenda tuvuge ko byagucanze, hari ibintu ushaka gukora ariko ntabwo uzi uburyo babikora, then aho kugira ngo usabe ubufasha, uhisemo kumara iminota 20 uri kurwana n'ibintu wakabaye wakoze umunota umwe. Ariko reka nkubwize ukuri, abakobwa babona ibintu bisekeje nk'ibintu byiza cyane bibakurura, cyangwa kuba wambwira ati ikintu ntabwo nzi kugikora kandi ari ikintu umuntu wese yakabaye azi gukora, biramusetsa.
kuvuga ati hey, iki kintu ntabwo nzi kugikora, wamfasha, ntabwo ari ibintu biteye isoni, ahubwo ni ugukura. Byerekana ko uri umuntu ukuze ku buryo wemera ko utari igitangaza. Ubutaha nibigucanga cyangwa ukaba utazi uburyo ikintu gikora, baza ati ntibabikora gute. Ibyo ngibyo bivuze ko uri umuntu cyangwa uri kuba umuntu. Ikindi, aho kwihagararaho, ibi ngibi bigufasha gukura ndetse no kugira ubumenyi bwinshi, ubutaha bikajya bikorohera. Icya karindwi, kubyina nabi ariko wiyizeye. Tuvuge ko uri mu bukwe, utangiye kubyina ariko murabyumva namwe, si uri kubyina neza. Ahangaha uri kubyina nabi pe, ariko uri kubikorana icyizere. Ibi ngibi abakobwa barabikunda, kubera ko icyizere gikurura abakobwa uko waba uri gukora kose, kubera ko arabizi ko utari umubyinnyi wabigize umwuga, ahubwo uri kwishimana n'abandi. Noneho ibaza undi musore uri aho ngaho ku ruhande wifashe byacanze, ufite isoni, byananiye kubyina. Uwo nguwo nta n'umukobwa wamuvugisha cyangwa nawe yavugisha, kubera ko aba afite isoni. Ariko wowe barakwishimira, bagaseka, ukabashimisha, kandi ibyo nibyo bishimisha abakobwa. Rero ibyinire, nawe biragutangaza akujoyininze. Icya munani, kuvuga ku byiyumviro byawe. Wenda ufite stress kubera akazi, ufite ubwoba kubera abana, ndetse ufite n'ibindi biguhangayikishije. Mubwire, wikihagararaho cyangwa ngo winangire umutima. Akenshi iyo akubajije umukobwa ati nta kibazo ufite, tumubwira ati oya nta kibazo ufite, ntugire ikibazo, kandi biragaragara ko ufite ikibazo. Rero aho ngaho arabibona. Kwihagararaho byerekana yuko ufite intege nke, ariko iyo uvuze ikibazo ufite cyangwa ukamwizera ukamubwira ibibazo ufite, byongera urukundo. Icyanyuma, ba uwo uriwe. Ukeka ko ukeneye kuba umuntu urenze, umukire, usekeje, muri make kuba uwo utari we. Ugatangira kwigereranya cyangwa guhisha uwo uriwe, uvuga cyangwa uhimbahimba ibintu kugira ngo akwemere cyangwa agukunde kubi. Ariko umukobwa aba ashaka ko urekera ibintu byo gukina cyangwa guhimba, hanyuma ukaba wowe. Abakobwa ibi ngibi barabimenya kandi biboroheye. Iyo ukomeje gushaka umwemeza, arabirambirwa. Ariko iyo uri wowe, ubugoryi byose ibintu bikugira wowe, bifasha umukobwa kukumenya. Rero rekera gukina, ba uwo uriwe uwa nyawe. Murakoze, nawe utaha.